iwacu mu rusisiro. Iwacu mu Rusisiro. Iwacu mu rusisiro. Ikiganiro iwacu mu rusisiro mucyumvira ku Ishangi Radio TV FM online, hanyuma mukakigezwa nanjye Dr. Victor. Kwa muganga n'ahantu hakomeye. Ishangi Company Limited, iyi ni company ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo, igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye, harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, hand sanitizer n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora n'ibikomoka ku ifarini? Bantu murwaye indwara zitandukanye, diabete, umutima, umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, guta ubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama n'abatajya mu mihango, nimutugane kubera ko mwese twabatekerejeho. Tunasuzuma dukoresheje mashini, hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiranye ahandi, mutugane kubera ko tubakoraho rikara. Ishangi Company Limited kandi bafite ishuri ryiza ribigisha ubudozi, film making and film production, riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu, nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Mwadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangi.rw. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangicompany@gmail.com, cyangwa mukaduhamagara kuri 078 54 08 252 cyangwa se 0722 50 Menya byose byo kwa muganga. Yes, ni Ishangi Radio TV FM, mukabona mudukurikirana ku Ishangi TV. Hanyuma hangaro turahari kugira ngo tubane gatanu kuri kagenzi kako. Wowe ufite ikibazo cyo mu mubyibuho kabije, wowe ufite ikibazo cy'umumara, ufite ikibazo cy'umubyibuho urenze urugero, ushobora kuba urwaye diabete, ushobora kuba urwaye umwijima, ushobora kuba waragize ikibazo cy'urwagashya rwagize ikibazo. Reka nkubwire ngo iki ni igihe rero ushobora gutabarwa n'Ishangi Company Limited Rwanda. Telefone ni yindi 0785408252 cyangwa se 0788196880. Ushobora no kuduhamagara kuri Airtel Tigo 0722508082 Anga turabana gatanu kukagenzi kako. Wowe ufite ikibazo cyo mu mara, ufite ikibazo cyo muri prostate, ufite ikibazo cy'umwijima, ufite ikibazo cyo mu ruhago, ufite ikibazo cy'umugongo, wowe ubona ko bidashoboka ko wakira, reka nkubwire ngo niba rivuje ahantu hatandukanye rimwe na rimwe bakabura n'indwara yawe, menya ngo iki ni igihe rero Ishangi Company Limited yagutekerejeho kugira ngo ikuvure. Wowe uhagarara ugahita wikubita hasi, wowe wikubita hasi mu buryo butunguranye, wowe wibagirwa, wowe ugira ikibazo cyo guhagarara ukumva urahanutse yikubise hasi, wowe ugira ibinya, wowe ugira ikibazo cy'imitsi, wowe ugira ikibazo cyo kumva ibintu bikujombagura mu birenge, wowe ufite ikibazo cyo mu mara ndetse amara yamaze gutobagurika, reka nkubwire ngo iki ni igihe cyo kugufasha kugira ngo Ishangi Company Limited igaragaze yuko ari company yaje kugira ngo ifashe abanyarwanda ndetse abanyafrika muri rusange, aho tubasha kugeza imbaraga hose. Reka nkubwire ngo turahari kugira ngo tugufashe. Turi mu bihugu bigiye bitandukanye rero, aho tugiye dufite ama branch atandukanye. Aho ngaho mu Rwanda turahari, Uganda turahari, Tanzania turahari, Zambia turahari. Aho ngaho turi kugira ngo tugufashe. Reka tukubwire ngo igihe ni iki ngiki rero. Abantu bari muri Kongo turabashuje cyane, mwebwe mu dukurikirana gatanu kuri agenzi kako, aho twagiye tugaba amashami kugira ngo tubashe kubafasha. Mwebwe
turi kumwe dukurikira, reka tubwire abantu bafite abana babuze apeti, abantu barwaye ziriya nzoka rero zibuza abana kurya, reka mbabwire ngo iki ni igihe cyo kugira ngo Ishangi Company Limited igufashe. Turahari rero mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, abari muri Nyamagabe wadusanga no mu Gasarenda birashoboka, abari i Huye wadusanga mu mujyi wa Huye, abantu bari mu Ruhango wadusanga mu mujyi wa Ruhango, abantu bari Musanze watubona i Musanze, hari hafi mu Byangabo watubona. Reka nkubwire ngo abantu bari hariya mu Ngororero wadusanga aho bita mu Gatega mu murenge wa Hindiro, abantu bari muri Gasabo watubona cyane, abantu bari hariya muri Nyarugenge watubona hari hafi Kimisagara. Reka nkubwire ngo turahari, turahabaye. Abantu bari Kayonza turahabaye, abantu bari Nyagatare turahabaye. Reka tukubwire ngo abantu bari Rusizi nyamuneka namwe nimuheranwa n'uburwayi. Abantu bari Nyaruguru mwebwe mukurikirana gahunda zacu umunsi ku munsi, ni ukuri turahabaye kugira ngo tugufashe. Abantu bafite ikibazo cyo mu ngingo, abantu urenda rwashize mu magufa, nyamuneka ngwino tugufashe. Igihe kirageze kugira ngo tuguhe product nziza zizewe, ziri food supplement, ni nyunganire mirire nziza cyane, za zindi zishobora kongera ururenda mu ngingo, za zindi zishobora gukora igogora mu mara, za zindi ziyungurura amaraso, za zindi zifasha ku dutsi tw'ubwonko, za zindi ziringaniza diabete, za zindi zifasha ku mwijima, za zindi zifasha ku rwagashya, za zindi zifasha ku mpyiko, za zindi zifasha mu gifu, za zindi zivura inzoka zigakira neza burundu, za product zivura amarozi neza, amategano, amaryano, amahuherano. Babandi bafite ibintu bibatwika, babandi bafite ibintu babwira ngo haguruka tugende, ngo byuka tugenda nijoro ukabyuka ukagenda, babandi bafite ibintu biza bikitekera mu ruhago, mu gitsina, babandi bafite ibintu biza bikitekera mu mugongo, babandi bafite ibintu bibatwika mu gatuza, mu mabere, mu bwonko, mu mutwe ukumva amazi arajojoba ku bwonko, abo ngabo bose, abarwaye asima, abarwaye sinezite, abarwaye bronchite, abo ngo barwaye za hemorrhoide ni muze, abarwaye prostate, babagabo byanze ndetse n'ikibazo cy'imyororokere bikaba byaranze, ukaba umaze imyaka 5 imyaka 10 nta kubyara, ukaba ubeshyira umugore wawe ko ari utabyara nyamara utaripimishije. Ndashaka nkubwira yuko gukora imibonano atari byo byerekana ko umugabo yatera inda. Ndenda kukubwira icyo ngicyo ngo ukimenye utazibeshya. Nawe wa mudamu we kuba ujya mu mihango buri kwezi ntago cyo cyakwereka yuko wasama. Oya, banza ubicunge neza, turebe imisemburo yawe, turebe uko umeze. Abantu bafite ikibazo rero cy'imyororokere, abantu bafite ikibazo cyo kutajya mu mihango, abantu bajya mu mihango bakaribwa ndetse hakaza bya bintu by'ibibumbe biba bifatiriye cyane, yewe reka nkubwire ngo igihe kirageze ngo tugufashe mu Ishangi Company Limited Rwanda Healthcare. Reka nkubwire ngo iki ni igihe rero buri muntu wese dushobora kumufasha, hanyuma nawe agasubira ku murongo mwiza. Reka nkubwire ngo iki ni igihe rero tukubwira ngo dufite produits zigiye zitandukanye. Hariyo twita Answer Juice of Family, ni ji yujuje ubuziranenge, ni ji ikozwe mu gisheke na tangawizi ndetse n'indimu, ni ji irimo gisenge, ni ji irimo cinnamon, ni ji irimo yewe harimo product nziza, harimo tonkati maka, harimo yewe reka nkubwire, harimo ibyo bita inyunganiramirire zagufasha kugira ngo nawe wuzuze imbaraga zawe mu buryo butangaje. Iyi rero bayita igisubizo cy'umuryango cyangwa se Answer Juice of Family. Ibi rero tubizanye mu rwego rwo kugira ngo tugufashe nawe ugira ubuzima buzira umuze. Ndakwibutsa yuko ubuzima buzira umuze ari bwo soko y'amajyambere. Ni igihe rero umuntu wese by'umwihariko n'abavuzi gakondo bashaka kongera ubumenyi bwabo, ni mutugane tubafashe. Telefoni ni 0785404252. Abantu bashaka kongera kugira itoto bakagira isura nziza, abantu bashaka kongera kumera neza, iki ni igihe nawe ugomba kumenya yuko Ishangi Company Limited yagutekerejeho. Turi ku Ishangi Radio TV FM, kuri TikTok urandikamo Ishangi Radio TV, hanyuma tubane gatanu kuri kagenzi kako. Turi kumwe rero ntacyo uzatuburana. Telefone ni ya yindi 0785404252 cyangwa se 0722508252 ku Ishangi Radio TV.